abana bagenzi be baramuhunga kubera uko yavutse, kandi n'umwana wavutse nk'abandi, ariko ajya kuvuka yavutse afite umutwe udasanzwe. Ibi byatumye abana benshi bamubonye biruka kugeza aho batinda no kumushyira mu ishuri. Ibi rero byamugizeho ingaruka ikomeye, kugeza uyu munsi bari mu bukene bukomeye, ariko bakeneye ubutabazi buturuka ku bantu bose bagira umutima. Gufasha uyu mwana mu buryo bujyanye n'ubuvuzi byaba ari kimwe mu bintu bikomeye waba ukoze muri ubu buzima bwawe, Imana yazakwibukiraho. Mu gihe wari uri kuri iyi si washoboye gukora iki? Igiceri kimwe cy'ijana, abantu barenga miliyoni zirenga zingahe batuye igihugu, gishobora guhindurira uyu mwana ubuzima. Uyu mwana mu kuvuka kwe, ababyeyi b'uyu mwana bagerageje gushakisha inkunga hirya no hino, aho Afrimax yamufashije kujya mu Buhinde kwivuza, ariko agezeyo bababwiye ko akiri muto cyane, ko batamubaga, ko ahubwo agomba kugerageza akabanza akageza imyaka irenga nibura 5 cyangwa 6 akabona kuzagaruka mu Buhinde. Ariko ubu yabuze amahirwe yo gusubira mu Buhinde kuko bari barashoboye kumuvomamo amazi, umwana ashobora kongera kumera neza. Uyu mwana aracyariho, ariko ategereje amahirwe ya kabiri yo gusubira mu Buhinde kugira ngo noneho bamubage, cyane cyane ko bari baravuze ko bashobora kumubaga agakira bakurikije uko babibonye. Wowe rero waba ureba iyi nkuru aho uherereye hose, fasha uyu mwana asubire mu Buhinde, wenda nawe agira amahirwe nk'ay'abandi bana, ntibazongere kumubona ngo biruke bitewe n'uko areba. Umutwe wiwe uratangaje ariko uteye n'ubwoba. Bari baragiriye inama mama we yo kutazamwonsa kugira ngo azave muri iyi si. Aho aba yicaye, abana baba bamugose bamuzengereje, bamureba, bamumokinga, bamuziza uko yavutse, ariko atitaye kuri buri kimwe cyose, cyane ko dore atumva atanavuga. We akora akazi ko kurira gusa. Iyo ageze icyo ashaka ararira cyane kugira ngo akibone. Mama we nta kandi kazi agira uretse kwirirwa agendana nawe ari mu buzima butoroshye bumugoye bwo guca inshuro kugira ngo abeho. Umuntu wese ushobora kuba areba iyi nkuru atari bya bintu byo kureba ushimisha amaso gusa cyangwa kugira ngo utakaze igihe cyawe, ugomba kugira umutima wo kureba inkuru ariko ufite n'ikindi kintu utekereza kuba wakora. Izi ni zimwe mu nkuru ziba zidasanzwe. Ese wowe ni abana bangahe umaze kubona bameze gutya? Hari aho waba warigeze babona? Ese aho muboneye utekereje iki? Ugiye kubikoraho iki? Ibi ntibuze rero kuza kukubuza amahirwe yawe yo kugira icyo ukora, kuko hari impamvu iyi nkuru uyibonye. Hari abantu benshi bareba iyi nkuru basikororinga biruka cyane batabanje kureba ibyabaye kuri uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi ntabwo ari we wahisemo kubyara umwana umeze gutya, ahubwo ni ibintu byaje biramushyikira. Abenshi bamugiriye inama yo kugira ngo amwice yange kumwonsa apfe, ariko we yaranambye kubera akazi ukuntu igise kiryana, amunambaho. Yewe akazi yakoraga kose arakareka ko guca inshuro yita ku mwana we. Umugabo wamaze kubona ko ari uko byagenze, nta kindi yakoze, yahise yiruka. Abagabo bateye batya babona ibibazo bibaye, cyane ko atari n'ubwa mbere abagabo bataye abagore babo kubera abana babyaye, nkaho aribo baba bariteye amada. Wabwirwa n'iki niba atari wo ubyara abana nk'aba ugatuma umugore amubyara warangiza ukamuta? Abantu bose rero bahuye n'ibibazo nk'ibi, ibi bibigisha isomo rikomeye. Umwana uwo ari we wese ashobora kuguhindurira ubuzima. Ngira ngo mumaze iminsi mureba inkuru y'umuntu wavukanye ubugufi bukabije, ariko uyu munsi izina rye rikaba ryaranditswe mu Rwanda, rikaba rimaze kumenyekana. Kandi koko byose birashoboka. N'uyu mwana nawe mumuhinduriye ubuzima, mukamuha amahirwe yo kubaho, nawe hari igihe azahindurira umuryango w'ubuzima, cyane cyane ko mama we yamunambyeho amwitezeho ko hari icyo nawe yazamufasha. Abantu mwese mureba iyi nkuru, ndabashishikariza kugira icyo mufasha uyu mubyeyi. Ibintu byose bibaho kubera impamvu. Nta na rimwe umuntu yifuza kubyara umwana ameze gutya, ariko iyo bibaye nabwo ntabwo wafata amahirwe yo kumwambura ubuzima, uba ari guha amaraso yo kwica umwana wawe. Ibaza ari wowe bibayeho ukabyara umwana umeze gutya, warangiza ukamwica. Bamba abakobwa b'iki gihe ntibabitinya no kwica umwana udafite ubumuga nk'ubu, kandi hari uwamubuze. Ese iyi nkuru igusigiye iki? Uraza kuyikoraho iki? Ese hari ideni wumva ugiye mu uyu mwana? Uyu mwana akeneye ubuzima. Nyina aratabaza, akeneye uwo ari we wese wagira icyo akora kugira ngo ubuzima bw'uyu mwana buhinduke, nawe abe umwana ufite amahirwe yo kwiga, abe umwana ufite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bana,
adatewe ipfunwe n'uko yavutse, cyane cyane ko nyine mu gace atuyemo nta bantu bamukunda kubera uko yavutse. Ese nawe uri mu bantu batamukunda? Iyi nkuru rero reka tuyisangize abantu bari hirya no hino ku isi. Ushobora kutagira icyo ukora mu buryo bw'amafaranga, cyane cyane ko ibihe nyine byifashe nabi, ariko ukaba umwe mu bantu bakwirakwiza iyi nkuru hirya no hino kugira ngo abayibona bashobore kugira icyo bakora. Ndabashishikariza abantu bose kugira icyo bakorera uyu mubyeyi kugira ngo nawe ubuzima bwe bushobore kuba bwahinduka, n'umwana we ubuzima bushobore kuba bwahinduka, ashobore kuba yasubira mu Buhinde. Iyi nkuru nyiheruka kugira ngo n'uyu mwana ashobore kuba akiriho, nuko Afrimax yamufashije imwohereza mu Buhinde kumuvuza, ariko kugeza iyi saha akeneye ko yasubirayo kugira ngo biriya bibyimbye ku ruhande nabyo babikuremo. Bavuga ko ari amazi nyine aba arimo, noneho umwana bashobore kuba bamuha umurongo ushoboka. Turabashimiye mwe mwese mwashoboye kubana natwe, ariko tunabashishikariza gukomeza gutekereza ku buzima. Ese ni njye wahisemo kuvuka gutya? Ese uwavutse gutyo cyangwa gutya muri ubu buzima twamufasha iki? Ni ukubirebera hirya twicecekera nk'aho ntacyo bitubwiye? Ujye ushima Imana igihe cyose ubona ukiriho. Ujye ushima Imana mu gihe cyose ubona ugiye kwa muganga ukabyara umwana muzima. Ujye ushima Imana mu gihe cyose ubona ufite umwana uteye nk'uko abandi bateye, batari mu buryo bwa disability. Uyu mwana ntabwo mama we yigeze amwifuza, urabona nta n'ubushobozi yari afite, ariko byaramushyikiye arabyakira, arihangana aramurera. Wowe wabyihanganira ukarera umwana nk'uyu uramutse umugize? Cyangwa nawe wakumvira inama z'abavuga ngo mwice n'ubundi ntacyo azakumarira? Ariko si rimwe si kabiri tubona ubuhamya bw'abantu nk'aba bagiye bahindurira ubuzima ababyeyi babo. Murareba ahantu baba, ni abakene bikabije, imyambaro yabo murayireba, isuku yabo nayo iri hasi, ariko ibi byose birakureba wowe uri kureba iyi nkuru. Ushobora kugira icyo ukora ubu buzima bwabo bugahinduka. Nta kindi akeneye uretse kubona ubushobozi bwamusubiza mu Buhinde kugira ngo ashobore kureba ko nyine hari icyo byashoboka ku buzima bwe. Yewe nubwo atashobora gusubira mu Buhinde, ariko bakiyitaho mu buryo bw'imirire, isuku n'ibindi bikenerwa n'ibyangombwa byose umwana akenera. Uyu mwana aragukeneye, ntabwo akeneye kuba yabaho nk'uko ameze mu gihe ufite umutima utabara.